tumenyeshe igihe iwacu se nimuhero ati ijoro ryijimye cyane uracyaha nyuma ntukarire ukomeze nturorere kwiringira ugeze uzagerayo ku munsi uhoraho kugeza uzagererayo ku munsi uhoraho ntukarire ukomeze nturorere kwiringira ugeze uzagerayo ku munsi uhoraho murwanyi w'icyo mbwira nawe asubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira guma mu ntambara dore urugamba ruzashira guma mu ntambara rubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka rubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka ndacyabaza ibyaremwe byose bisubiza bitya biti iyi si yacu iza gushira azindi horaho umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi ibyaremwe uko bingana byiteze impanda ye kandi ibyaremwe uko bingana byiteze impanda ye umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi ibyaremwe uko bingana byiteze impanda ye twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi duhumure tuzaruhuka tutakibabara ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho nituzabura y'amahoro wa Yesu mw'ijuru nituzabura y'amahoro wa Yesu mw'ijuru ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho nituzabura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru nituzabura y'amahoro kwa Yesu
gerageze mwihangane nituza uraya mahoro kwa Yesu mw'ijuru. 385 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yakuwe mu gitabo cy'indirimbo cy'icyongereza. Iyo ndirimbo ikaba yaritwaga Watchman Tell Us the Night. Yari yaranditswe n'umuririmbyi witwaga John Bowling wavutse mu mwaka w'1792. Uyu John Bowling yapfuye mu mwaka w'1872. Nari mvuze ko yavutse mu 1792 hanyuma apfa mu mwaka w'1872. Iyi ndirimbo rero yayihimbye mu 1830. aha yingayinga aho ngaho mu kinyejana cya 19 nibwo yahimbye iyi ndirimbo. Yayihimbiye itorero ry'Abangilikani, murabize ko niryo ryari rikomeye cyane, n'ubu niryo rikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi ndirimbo ifite ishusho y'ikiganiro hagati y'umugenzi wagendaga bamwiriraho ndetse n'umurinzi cyangwa se umurinzi w'umutamenwa. Indirimbo igaragaza icyizere nubwo haba hiriwe umwijima, nubwo waba uri mu mwijima, igaragaza icyizere cy'uko umucyo uzaza. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo rero yitwaga Watchman Tell Us of the Night, ariyo murinzi we menyesha igihe, yahinduwe mu rurimi rw'ikinyarwanda n'abahimbyi b'indirimbo batandukanye b'indirimbo z'ikinyarwanda mu matorero atandukanye. Harimo itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi n'amatorero ya Protestanti na Pentecostanti cyangwa se ya Pentecost. Iyi ndirimbo rero itanga ubutumwa. Indirimbo itanga ubutumwa ku mugenzi wese uri mu rugendo. Ubutumwa bwayo bw'ingenzi ni ubwo kubwira umugenzi uri mu rugendo ati komera mu rugendo rwawe rwo kwemera, komera mu rugendo rwo kwizera Kristo. Iyi ndirimbo iratubwira ko, iratwereka neza ko Yesu ari hafi kugaruka, ko tutagomba gucika intege nubwo hari ibiduca intege, ariko iratwereka yuko Kristo ari hafi, tutagomba gucika intege, ahubwo tugomba guhatana tukarwana intambara kugeza tunesheje. Iyi ndirimbo iraduha ubutumwa neza twakura mu gitabo cy'umugenzi, aho mu Kristo yari ari mu rugendo, hanyuma nyine abona ko bumwiriyeho. Niyo shusho numva natanga ku muntu wasomye igitabo cy'umugenzi, yagifata akahuza n'iyi ndirimbo, kuko mu Kristo nawe ari mu rugendo yahuye n'intambara nyinshi, yahuye n'ibicantege byinshi, ariko arakomeza, ararwana, arahatana. Indirimbo iraduha ubutumwa kandi bw'uko iyi si n'ibiyirimo bizashira, ariko twebweho abera, aleluya, ariko Imana ishimwe cyane, tubikiwe ibizahoraho. Iby'isi bizashira bishirane nayo, ariko twebwe abizeye Kristo Yesu tubikiwe ubugingo
ndetse si ubugingo gusa, tubikiwe n'ibindi byiza bigenewe abera bose. Ubwo Kristo azima ingoma, azimana natwe. Imana ishimwe cyane, kandi ingoma ye ntabwo izahanguka, niko Bibiliya ivuga. Indirimbo rero iratuhumuriza ngo tugire amahoro, tugire amahoro muri Kristo, tugire amahoro nubwo turwana intambara, tugire amahoro. Wumva iyi ndirimbo rero, ndagira ngo nkubwire, uyu muririmbyi w'umwongereza John Boring yari ari mu mwuka ubwo yahimbaga iyi ndirimbo, yari yuzuye umwuka wera, kuko yarebaga imbere akabona icyerekezo cy'ubuzima budashira yari bujyemo cyangwa se yendaga kujyamo, ariko kandi bitanga n'ibyiringiro ku mukristo wese uri mu urugendo turimo rwo kwizera Kristo. Ni urugendo rukomeye, rurimo intambara nyinshi, harimo ibiduca intege byinshi, ariko indirimbo ya 385 irabwira umugenzi wese kwihangana agakomeza urugendo, ntareke imirimo ye myiza muri Kristo Yesu, akarwana intambara kugeza anesheje, akabona iby'isi nk'ibibambwe, kuko imuhiri wacu ari hafi. Mwihangane, kandi kwihangana ni rwo rufunguzo rwo guhembwa, nk'uko tubibona mu rwandiko rwa Yakobo ibice 5 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8. Ndagira ngo mbabwire ko igihe cy'Imana atari nk'icy'abantu. Tugomba kwiringira nubwo tubona umwijima uyu munsi, ariko tukiringira yuko ejo hari umucyo. Kandi murabizi ko ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko Kristo ari wo mucyo wacu, ni wo mucyo w'isi, ni wo mucyo wacu, ni wo mucyo w'itorero. Rero kurwana urugamba rwiza, kurwana intambara nziza, biratanga ikamba ku mukristo wese uri mu rugendo. Kandi duhore tuzirikana yuko nyine Yesu ari hafi kugaruka, kuza kwima ingoma ye itazahanguka, kandi nukuri abera dufite ibyiringiro yuko tuzimana nawe ingoma, tukabana nawe ubuziraherezo. Umucunguzi wacu waducunguye, wadupfiriye ku musaraba. Twebwe ibyaha byacu byaraturegaga rwose, mu rubanza twari twatsinzwe, ariko Kristo aritambika. Imana ishimwe cyane. Muhumure rero, iwacu ni hafi, iwacu ni bugufi. Mwe kurira, mwe gucogora, mwe guterwa ubwoba n'ibiriho, kuko imuhira ari hafi. Amen.